hanyuma rero nza guterurwa banterura ndi umupasiteri nterurwa n'umupagano udakijijwe ankura iwacu nari mfite itorero anjyana Mwanza ndabwira ngo ngiye sinsubirayo noneho arambwira ati uyu munsi jewe usenge Imana yawe kuko uyu munsi urajya mu ijuru urajya mu ijuru arashaka kunjyana mu ijuru sinzi uko ari bubigenze ndabwira se ndajya mu ijuru gute arambwira ati ndakwica kandi aho ndi bukujugunye iwanyu ni muri Kagera ntibazamenya aho nagutaye hanyuma iyo Mana yawe izagenda igukureyo yaragiye afata igihindizo kinyana ibihindizo ni ikintu kingana nka gutya umuryango inyana inyuramo afata igihindizo gikwikira mu musumari amaze kugikwikira mu musumari araza arampagurutsa ndahaguruka umushumba yari yagiye nyine yabaga nkariya mu kandi kazu amaze kumpagaritsa nkubise ingumi ya hano gutya imwe gusa amaraso aza nk'amazi nkagira ngo ankubita iyindi hano ubwo naguye nkubita akagatwe hasi nta bindi bintu nagiye kuva numva ikintu cyashije ndibaza ko ntiharasibangana harahari hano urahabona inkovu irahari ubwo aranogonora nyine urabyumva gisumara kubetamo hanyuma acomoramo cya gisumari aragenda azana ishuka y'umweru ampambiramo azana injishi y'inka ahari injishi z'inka zitibaze z'uruhu aranyuranya afatamo gutya yarazi ko wapfuye ndavuga ngo ndamubabariye ntago babyumvishe bahise bamujyana kumufunga amateraniro yasoje naragiye njya mu rugo mbibwira mama we nyine ko bamufashe bamufunze numvaga urukundo rudasanzwe ku buzima bwe numvaga atazi Imana numvaga atazi icyo yakoze numvaga hejuru y'imbaraga zankuye hari ahantu numvaga nta kindi kintu narenzaho ku bushobozi bwanjye nari kubabwira ngo nibamurekure atahe ariko ntabwo byashobotse Yes God Imana ishimwe numva nteye haleluya kandi ubundi ntabashaga kuvuga haleluya ya mbere nyiteye wamura wari hanze usubirayo iya kabiri numva umuriro uragenda nk'iki kuko abana inkoko igenda mu murima iya gatatu isubiza umurahawe Yesu we n'uyu munsi mvuga gutya ntago nigeze mbagwa ntabwo bankuye mu muro Yesu abusubiza haleluya yo dore ubuhamya bufite ibihamya n'ukuri Imana igira neza nyuma yaho ngaho twaje gusubirana gakeya mwongeye gusubirana na wa mugabo wakwishe bwa kabiri naramubabariye imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose uramubabarira bwa kabiri arakwica uramubabarira yewe umuntu yavuga ngo uzutse n'ubundi uramubabarira yego yagarutse 2012 Kadutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuyobokamana TV mbese muraho murakomeye aho muherereye hose mu ntara zitandukanye z'igihugu mu majyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali no mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika aho badukurikira hose ndetse no muri diaspora mu bihugu by'imigabane itandukanye yaba muri Amerika, Aziya, Iburayi, Australia, Oceania ndetse n'ahandi mwese mwumve yuko tubasuhuje kandi tuvuga ngo Imana igenda ikomeza guhira imirimo y'amaboko yanyu iginyuza kugira neza mu maso yanyu ko bwije nuko bukeye reka rero dutangire duhereza ikaze ku uyu mutumirwa wacu mubona turi kumwe kuyobokamana ni agiye kutangira twibwira kugira ngo mumenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro ariko reka tubanze tumusuhuze mwaramutse neza mama mwaramutse neza amakuru na amahoro turashimira Imana tubaha ikaze kuyobokamana TV ego murakoze cyane muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kuganira nandi jewe nitwa Evangeliste Tesre Beatrice nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Foursquare Gospel Church ya mushumba wanjye ni Fidel Masengo yego umurimo w'ivugabutumwa ndawukunda cyane nawutangiye mu mwaka wa 1989 ndi mu gihugu cya Tanzania
niho Imana yampamagariye ndi mu itorero rya Gatulika kuko umuryango wanjye n'ubundi bari abanyagatulika hanyuma nanjye nisanga narabaye umuhereza mu rusengero rwa Gatulika. Okay. None pastor ni pastor evangelist byose ngira ngo biba byose biri hamwe narasengewe nasotwe amavuta ariko ndi mwivuga butumwa rirambo. Ni pastor Tesire niwe tugiye kuganira noneho sasa rero ngira ngo birumvikana uburyo wiyintroduce yuko ni ubuhamya ugiye kuduha bw'umuhamagaro wahamagawe gute. Hari principe nkunda kuvuga hano kuyoboka Imana ivuga ngo iyo Imana ishaka kusakoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamucisha mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Pastor Tesire rero ni muntu ki ubuhamya bwe n'ubuhe ni ibiki afite byakomeza abantu bari kumureba kuyoboka Imana TV? Murakoze cyane. Mfite ubuhamya bukomeye muri uwo murimo w'Imana no muri uwo muhamagaro ukomeye. Imana impamagara jewe yampamagaye nyine ndi umugatulika ariko impamagaye mbona numva nyine impanda iravuze isiratigita imisozi irahunga mbona ko hari ikintu gikoretse mu gihugu cy'umwuka je ntarinzi. Hanyuma ndaho ngaho ibintu byose imisozi hirima inyanja zigenda inzu zibirika nza kurarama hejuru mbona ijuru ryasaga n'inyanja ariko nkabona ni zahabu. Hanyuma ndataka koko jya waho narindi ibyo byose byarangiye ntakibibona nabonye urugi rukingutse mu ijuru mbona Yesu aramanutse ahagarara kuri ya nyanja irubaro bitajya hasi itagwa hasi. Hanyuma mubonye ndamumenya ndataka ngo Yesu mwana wa Bikira Mariya kuko urumva kwizera kwanjye nuko kwanyemereraga. Wenda mbere yuko tugera kukuyerekwa wagize ryatumye riva mu muhamagaro wawe urabanza utubwire wabaye muri mu wiyintroduce aruze wavugiye Tanzania birumvikana wahageze gute muri Gatolika bituruka he kuba waruharire zo kagera ku rwego rw'umuhereza byose byo hera hariya hasi none sasa rero papa yavuye no muri iki gihugu muri 59 na mama je navukiye muri Tanzania mwaka 69 yego niga amashuri y'ibanza ahantu muri mkoa wa Kagera yego aho rero niho hari n'urusengero rwa Gatulika mama yasengeragamo na papa. Hanyuma rero batumenyereza iyoboka Imana nyine kujya tujya mu rusengero ndabikunda cyane nkahora mu kigo cy'abapadiri aho ngaho kugeza naho nifuza kujya kwiga iyoboka Imana ngo nzibere mu bikira. Muri icyo cyifuzo cyo gushaka gukorera Imana ngo nzabe mu bikira niho Yesu yansanze ampamagara ntamuzi ariko avuze ndamumenya ko ari Yesu. Nibwo rero iyo mpanda nkubwira yavuze ari nk'ijwi ryampamagariraga kujya gukora umurimo w'Imana. Noneho turajya kwiga nari nararangije amashuri 7. Ndavuga ibyo byiyoboka Imana nari ntarabijyamo ndimo mbisaba umupadiri ashaka kujya kubinsabira nyine. Nibwo nubishije rero iyo mpanda ivuze muri iryo joro noneho mbona Yesu ahagaze kuri iyo nyanja irubaruba itagwa hasi arampamagara mu mazina yanjye arampamagara ngo Tesire Beatrice ngarutsi wawe ndaje wawe kukurokora ngo uje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'agakiza. Yayivugaga mu kirimi cy'Igiswahili akangira ngo nimekuja kwako kwa mara ya kwanza ukahubiri injili ya Yesu na uponyaji mimi ndimi Bwana Mungu wako. Hanyuma mubonye ndamumenya ndamubaza ngo Yesu kuri hejuru nkaba ndi hasi kandi mbona nda ahantu nko mwishayo ry'ibyondo nakugeraho gute? Arambwira ngo nkuko sumaku ifata urwembe guhumbya no guhumura mu minota mike y'urabugeza hondi. Noneho ngo arambura amaboko gutya mureba ahagaze kuri ya nyanja noneho ahita ahamagara gatatu gutya. Ubwo sinzi ukuntu nazamutse nibonye nzamuka nyine ndi umuntu ndagenda mpagarana na Yesu kuri ya nyanja. Ngeze kuri iyo nyanja rero yarambwiye ngo manika amaboko yawe noneho ndayamanika gutya nyine. Nyamanitse arangira ngo uruhande rwa kaskazi na magharibi na mashariki ni kusi zenguruka uvuga ubutumwa bwa Yesu n'agakiza. Nendeni ukayihubiri pande ine za dunia injili ya Yesu na uponyaji. Numva ndishimye nubwo ntari nzi ibyo ari byo ariko ako kanya nahise mpabwa izindi mbaraga. Numva aho ndyamye ndimo ndatitira ndavuga amagambo menshi mu kanwa kanjye atandukanye na yandi ndajyaga mvuga muri Gatulika. Sinzi ukuntu nabyiyumvisemo sinavuga ngo nari nzi umwuka wera ariko uyu munsi namenye ko ubwo nari mpawe imbaraga z'umwuka wera. Ndara gutyo iwacu birabashobera mu gitondo harageze nyine mama arambaza ati umeze ute namureba nkavuga ibintu atumva. Uyu munsi nibwo menye ko ari indimi
arambaza ati ni ibiki byakubayeho. Mama aravuga ati bashobora kuba bamuroze. Noneho ajya ahantu ku muntu wari ufite gifaru, arambwira ati ngwino ujye kundebera umwana, ndabona atameze neza. Ndamuvugisha akavuga ibintu ntumva. Araza, gifaru igeze iwacu nijoro, ngo igeze ku muryango ngibona ibirimi by'umuriro. Ivuga mu Kiswahili ngo siwezi kuingia katika nyumba hiyo, naona moto umezingira majira yenu ya nyumba yenu. Gifaru ni ikintu baraguzaga. Nubwo basengaga ari Abagatulika ariko bemeraga imbaraga za gifaru. Zihageze rero kubera umwuka wera wageze kuri jewe. Gifaru ivuza induru iravuga ngo siwezi kuingia katika nyumba hiyo, maana nyumba hii imezingirwa na moto. Ninaungua narudi kwangu. Ntabwo twakwinjira kuko turabona iyi nzigoswe n'umuriro, ntabwo twakwinjira twaye. Ubwo ntibyinjiye. Nguma aho ngaho noneho nkumva imbaraga z'Imana, nari mu mayerekwa nkajya mbona ahantu hari umudugudu nk'uwo mwisi, akandi kanya nkabona ikibaya cyiza kirimo indabo nziza z'ubururu n'umuhondo, ubundi nkabona ahantu Yesu yicaye ari kumwe n'abantu nzi bakoreye Imana. Nkuko ubwo buracya mu gitondo numva ijwi rimbwira ngo zamuka ubutayu ujye gusenga. Mfata umuzingo wanjye wa liturujia nyine nari mfite cya gitabo kinini cya Bibiliya. Hari umusozi muremure twajyaga turagiramo inka, habagamo hari ahantu hari ubuvumo, nari nzi ko abarokore bitwa ba Mungu mwema basengeragamo, ariko twebwe ntitwajyagamo Abagatulika. Nuko umwuka nyobora muri ubwo buvumo nabubonye ndagiye. Ndagenda nyinjiramo, ngezemo mpasangamo akabwebwe, imbwebwe nyisanzemo nyijugunyira wa muzingo wa Bibiliya. Ndavuga ngo toka mbwebwe kwa jina la Biblia, kuko ntago nari nzi izina rya Yesu icyo gihe. Imbwebwe ivamo, hari kuwa gatanu nijoro, ndaramo kwa gatandatu ku cyumweru ndasohoka nkaho nakagiye iwacu mu rugo, ndagenda nshyikira ahantu mu isoko. Numva ijwi rirangiye ngo unaanza kazi ya Mungu sasa. Uratangiye akazi k'Imana ya masaha. Na wa muzingo wanjye wa liturujia w'Agatulika. Ndahagarara ahantu ku Mugina, hari abantu banitse ibibabi by'itabi, abandi bacuruza ubugoro. Hari umunsi w'isoko nyine, isoko ryaremaga ku cyumweru ritoya ritari rinini. Ubwo rero ngiye kumva, numva amaso yanjye wa mwuka urayafasha, ndahumiriza. Sinabashaga kureba abantu nyine, babona baranzi kuko naherezaga mu rusengero rwa Gatulika. Benshi baravuga ati yule si mtoto wa Kamanzi Beatrice yule. Baraza baranyegera. Ubwo numva amagambo azamutse mu mutima wanjye, Yesaya 59 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Hari amagambo avuga ngo tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala jicho lake sio kipofu lisiweze kuangalia, wala sikio lake sio kiziwi lisiweze kusikia, bali maovu yenu ndiyo yanayowafarikisha na Mungu wenu asiwasikie wala asiwabariki. Ayo magambo maze kuyumva na yarayabwirije mu mbaraga nanjye ntazi. Reka tuyasome mu Kinyarwanda. Iki ni Igiswahili, reba muri telefone. Yesaya 59 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yesaya 59 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yego, niyo magambo Imana yampamagayemo kujya kubwiriza muri rya soko nyene. 59 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Jewe hano mu Kiswahili haravuga ngo tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio lizito hata asiweze kusikia. Lakini maovu yenu ndiyo yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu ndizo zilizomficha uso wake asiwaone, hata haki yake kuwasikia. Mu Kinyarwanda haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwewe. Ntawuregera wa 4. Kujya kwa 4. Niwo muhamagara Imana yampamagayemo impaye amagambo. Ine nabwirizaga muri iryo soko nyine. Ubwo namaze kuyabwiriza, umwuka ahumura y'amaso Imana yari yahumirije yafasheho.
nsanga abantu bafite abadayimoni baguye hasi, abasilamu barimo amagini, numva umuntu umwe avuga ngo mimi ni ruhani, ni jini ruhani makata wa baharini, naungua sasa hapa moto wa Mungu uko mahali hapa. Noneho mbona ni ibitangaza kuri iryo kuko sinari mbizi muri Gatolika. Ariko numva umwuka aranyobeye ngo nimfate ya Bibiliya nyishyire kuri wa muntu uri w'umusilamu, inda yarabyimbaga ikenda guturika, nshyiraho Bibiliya kuri we, ndavuga ngo toka pepo kwa jina la Biblia, toka pepo kwa jina la Biblia. Sinari nzi izina rya Yesu cyane. Hanyuma dayimoni zitigisa wa muntu zimuvaho. Ubwo rero abantu nyine navuye mu isoko, abantu barankurikira babandi babonye ko ndi umuntu w'Imana, bo bari bamenyereye iby'agakiza ariko je sinari mbizi. Barankurikira tugira ahantu ku muhanda ku kaburimbo, barambaza ngo nsengera hehe. Ndababwira ngo nari mpagaze munsi y'igiti, ndababwira ngo ni hapa chini ya mti. Niko nababwiye. Kuko umwuka numvisha atanyemera ko mvuga muri Gatolika, kandi nakijijwe, kandi numva ko ndi mu ivuga butumwa ryo hanze. Ndavuga ngo ni hapa chini ya mti. Abantu ngo hapa kuna kanisa. Ndaga ni hapa tutakuwa tutamwabudu Mungu wetu hapa chini ya mti. Ngo haya sasa tuanze kumwabudu Mungu. Ndaga nta kibazo. Nteri chorus nayinza mu ntayizi. Ariko najyaga numva barokore bayiririmba. Ivuga ngo Mungu yumwema, Mungu yumwema sana. Ndayitera dukoma amashyi, abarokore nyine ubwo ndabatuza, ndababwira ngo Biblia iravuga ngo tutawahubiri Injili, tuwabatize ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nari nzi ijambo rivuga ngo toba iletea msamaha wa dhambi. Ubwo nenzi ko umurokore wese abanza kwihana ibyaha. Noneho mbatuza agakiza, ndababwira ngo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu hamutatenda dhambi. Baravuga ngo hatutatenda dhambi. Nuko natuzaga abantu, nta bindi byinshi narinzi. Hanyuma ubwo umurimo w'Imana nawo ukomeje munsi y'icyo giti. Buri munsi w'isoko nkazamo saa 4 kubwiriza. Sinasubiye Rukora muri Gatolika, isoko ryarimaga ku cyumweru mu gitondo. Ubwo jewe najyagaho munsi y'igiti nkatangira kubwiriza ijambo ry'Imana. Iri jambo naribwirije iminsi myinshi kuko nta rindi numvaga nahawe. Nkumva ko amahame yanjye ari muri iryo jambo. Bigezeho rero nza guhabwa n'andi magambo y'Imana. Aboneka muri Yeremiya ibice 51 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 50 wa 22 21 niho nahereye ku murongo ngeza kuri 22 igice cya 51. Yeremiya 21. Ayo niyo magambo Imana yampinduriye. Makumyabiri na rimwe kangahe? Ibice 51 umurongo wa 21. 51. Yego. Yeremiya 51 20 kugera 21. Yego. Aha aravuga ngo uri intorezo yanjye ndwanisha, uri n'intwaro z'intambara, kuko ari wowe nzacagaguza amahanga kandi ni wowe nzariburisha ibihugu. Ni wowe nzavunagurisha ifarashi n'uyigenderaho. Yego. Naha urageza ku murongo 21 ntuharenze. Naho ngaho. Yego. Biblia giswa iravuga ngo wewe urungu langu ni silaha zangu za vita. Kwa wewe nitavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme. Na kwa wewe nitavunja farashi na yeye apandaye farashi. Na kwa wewe nitavunja gari la vita na gari la vita na mataratara nambaye. Yego nicyo gice naho kuri uwo murongo. Rero aho nahaboneye izindi mbaraga zikomeye, maze kumva ko jewe ndi intorezo y'Imana, ari Imana izakoresha kuvunagura amahanga, abategeka n'ibisonga, umushumba n'umukumbi we. Ndavuga ngo nakira izindi mbaraga. Sinasuye muri Gatolika kuva umunsi. Iteraniro nayikoreraga munsi ya cya giti buri cyumweru, kandi nkabona abantu bihana kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, abantu bakihana ibyaha. Maze kugeza abantu 48 abakizwaga nabandikaga ku rupapuro. Mpita ngenda ku ishuri, ahantu hari ishuri ya Msingi Kabindi, ni muri Kagera, nsaba mwarimu mukuru ishuri.
ba bantu 48 bajyana muri iryo shuri. Urumva nyine nababereye umupasiteri udasengeye ndabayobora n'igihe wari umunyamwuka cyane. Ngo mbese umuryango watangiye itorero munsi y'igiti. Natangire munsi y'igiti hanyuma bajyana mu ishuri bamaze kuba abantu 48. Hanyuma tumaze kuba abantu 52 ndabamanukana ku nyanja ahantu hari inyanja nini njya kubabatiza. Nasomaga ibyanditswe nkemera ko ngo wizeye abatizwe akizwe nta bindi narinzi. Ubwo nta mushumba urandambika ibiganza. Abantu mbajyana ku nyanja aho ngaho ndagira ngo rero tugiye kubatizwa mu izina rya Yesu. Koko Yesu yabatijwe muri Yorodani ya Muhammad nari nyazi. Nta bya bindi bya Gatolika sinabisubiyemo. Je navansaga ngenda muri Yesu gusa. Ndabasomera icyanditswe rero ngo Yesu yabatijwe mu mazi menshi kuri Yorodani. Nabo ndabajyana. Umuntu agendaga yambaye uko yavuye mu rusengero ameze ntawa kabiri guhindura. Turagenda ndagenda mu nyanja amazi angira mu mabere ndahagarara abantu barankurikira nkababatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nawe utarasengerwa wabatije utaraba pasiteri nawe utarabatizwa nanjye ntarabatizwa. Ubwo umuhamagaro wanjye ni ukuwambwira watangiye kubatiza nasomaga Bibiliya icyo Bibiliya imbwiye nkashyira mu bikorwa nta nubwo narinzi ibindi. Abantu rero ndabatiza 52. Noneho tumaze kugera mu rusengero umushumba aza kudusura noneho wamenyereye kubona abakiri mu rusengero ni munsi ya cyagi mu ishuri ya msingi Kabindi kwa mwalimu mkuu. Naambia ni mimi nimeokoka nampenda Yesu. Ati Beatrice umeokoka yari yaranyigishije. Ati hili kanisa ongoza kanisa la Mungu. Nyuma yaho twaje kugira umugisha haza umushumba w'itorero ryitwaga MMPT ubumwe bw'amatorero ya Gipentecost. Araza kudusura tumuha ijambo aratubwiriza mubwira umuhamagaro aranezerwa aravuga ati sindabona umuntu wamagana nkawe. Urabatiza abantu nawe utarabatiza. Arangira ati hii kazi ni yaciye sasa mimi. Hanyuma we yaje kunjyana nanjye arambatiza arangije ansuka amavuta mpereza inshingano nyine ndagira iryo torero mu gihe cy'imyaka 3 maze kugeza imyaka ubwo nafite 16 Imana impamagara ngeze imyaka 19. Hanyuma ubwo urumva nari umupasiteri ukomeye rero noneho njyana abantu mu musozi gusenga tukajya gusenga icya giterane cyane nkakijyana mu isoko tugakoma amashyi tukaririmba amakorasi tukabwiriza ubutumwa abantu tubonye tukabazana ku rusengero nyine ku ishuri. Hanyuma rero nza guterurwa banterura ndi umupasiteri nterurwa n'umupagano udakijijwe ankura iwacu nari mfite itorero anjyana Mwanza. Ubwo twari muri Kagera mkoa wa Kagera we anjyana mkoa wa Mwanza. Hari intera ndende. Ubwo rero itorero ryasigaranye abandi bakuru b'itorero abanyamasengesho jewe ndagenda njya aho ngaho nyene nashatse banteruriye. Tugeze aho ngaho rero iwacu kwa aho nashatse bo ntago bari bafite idini ntago basengaga Imana bari bafite inka nyinshi ariko ubona ko inka zabo bazikuyemo ubigirwamana ko nta dini bagiraga. Ndibuka ko naharaye nka kabiri inka zarahumuje nijoro baravuga ngo nibajye kuzana umukazana ngo wa mbere muri urwo rugo. Sanga hari uruhimbi rw'ibyansi sanga abantu data buko yicaye ahama bukwe abana babo nanjye ubwo nari kwicara aha arije mukazana mukuru ngo waruje gutanga amata ngo nyaha bakurambere. Ibyo bintu rero nari maze kumenya ko badasenga Imana kandi urumva nari nzi agakiza gihewe nari maze gukomera mu gakiza. None bavuze ngo nakira amata icyansi cy'amagurane n'ubugari bw'amasaka ngo mvuge ngo ndumukazana wa mbere muri urwo rugo ngo ndabakiriye ngo mbahaye amata ngo mbahaye umutsima. Bakivuga ndahaguruka nyine nitwikiriye gutya nambaye igikinyiro kigera ku birenge nuko ndahaguruka babona nyine ndabasuzuguye. Umugabo wanjye arankurikira arangira ati kubera icyo usuzuguye ababyeyi. Ndavuga ngo wale wanaabudu miungu wanaabudu miungu sio Mungu aliye hai. ngo nyubaha ngo nutabikora ngo baratwica ngo cyangwa baduce muri uru rugo ngo ziriya nka zacu ngo hari ahantu twazikoye. Ndabwira ngo ngiye sinsubirayo. Ubwo rero intambara zahereye aho ngaho. Ibigeragezo byahereye nka Yesu mu butayu ageragezwa na Satani. Bwakeye urugo rwose nta muntu uvugisha neza. Bandakariye bavuga ngo aduteza abakurambere. Umukazana wacu wa mbere yanga gutanga amatanga yaha abakurambere. Ndabyanga. Noneho maze kubyanga ubwo nyine umugabo wanjye yarambwiye ati rero wowe urahitamo ibintu bibiri. Gukorera Imana nsenga
cyangwa ugumane Yesu wawe ariko uzamukorera iwanyu waragiye. Habayeho intambara zikomeye ni umugabo wanjye ngumane Yesu wanjye ariko ngende njye iwacu, hanyuma cyangwa se ngumaho nkorera imana zabo. Arangira ati itegeko rya mbere nguhaye ntuzongera kujya kuvuga ubutumwa, ndabizi ko uri umurokore. Itegeko rya kabiri ugomba kunyumvira icyo nkubwiye cyose ukagikora, nta kujya mu isoko kubwiriza. Iyo ugiye kubwiriza baranseka bakavuga ko umugore wanjye yirwa yasamye mu isoko, ati ubwo ratangira mbuzi ivuga butumwa muri make. Hari abantu b'abarokore bamungo mwema najyaga numva, ariko je wa muhamagaro ukomeza umpatira gukorera imana ntitaye ku mabwiriza nahawe nawe. Rero umugoroba umwe ndabisuzugura nyine, bica amazi ndamanuka muri rya soko ry'iwabo nkuko namenyereye kubwiriza mu isoko. Akabaragiye ahantu ku nyanja, niho yagiye kuhira inka mu gicamunsi cya saa 8. Iryo soko rero ryari haruguru y'inyanja. Ndagiye nyine mfite confidence zanjye, ndagenda ndahagarara mbumbura Bibiliya, noneho ndakanura urumva narinzi icyo gukora n'ifuhe ry'uko nje ahantu badakorera imana. Ndavuga nti noneho ngiye kuvuga imana, ngiye kubwiriza abantu b'Imana ikizaba kizabe. Ndagenda mpagarara muri rya soko, mfungura Bibiliya ndabwiriza. Maze kubwiriza ahagarara nk'ari arambona ko nabwirije, aranyihorera ndataha. Abantu barakizwa, mbarangira aho dutuye muri iyo ngitiri y'ibiti, twarabanyenka. Abantu rero noneho mbarangira ko tuzajya dukorera imana munsi y'igiti hahandi nashatse. Ngiye kuhatangira itorero rya kangahe rya kabiri munsi y'igiti aho ngaho. Noneho ageze mu rugo nijoro arambwira ati warenze ku mabwiriza naguhaye, wagiye mu isoko nte. Ati uzasubirayo? Ntizasubirayo. Aranyihoreye. Nabwirijemo nk'inshuro nk'eshatu aho muri iryo soko. Noneho ku nshuro ya gatatu arambona mbwiriza, abwira abantu ati nimugende mu munzanire. Baranterura, baragufata, baranterura amaguru amaboko baranjyana, baramunshyikiriza. Hari ku kagoroba yaracyuye inka. Noneho arambwira ati uyu munsi jewe usenge imana yawe kuko uyu munsi urajya mu ijuru. Urajya mu ijuru. Arashaka kunjyana mu ijuru, sinzi uko ari bubigenze. Ndabwira se ndajya mu ijuru gute? Ati abwira umushumba w'inka zacu waragiraga inka, ati haguruka ugende. Ati kandi ujya ahantu hatazakubaza amakuru ya Tesire ngo uzayasobanure. Nanjye arambwira ati ndakwica kandi aho ndi bukujugunye iwanyu ni muri Kagera, ntibazamenya aho nagutaye. Hanyuma iyo mana yawe izagenda igukureyo. Noneho ubwo yaragiye afata igihindizo cy'inyana. Ibihindizo ni ikintu kingana nka gutya, umuryango inyana inyuramo. Afate igihindizo agikwikiramo umusumari. Amaze kugikwikiramo umusumari araza arampagurutsa, ndahaguruka. Umushumba yari yagiye, nyina yabaga nk'ariya mu kandi kazu, aterura umwana wanjye aramuhereza nyina. Jewe arampagurutsa arampagarika. Amaze kumpagaritsa nkubise ingumi ya hano gutyo imwe gusa, amaraso aza nk'amazi. Nagira ngo ankubita iyindi hano, ankubita iyindi hano. Ubwo naguye nkubita akagatwe hasi, nta bindi bintu nagiye kumva, numva ikintu cyashije. Ndibaza ko ntiharasibangana. Harahari hano urahabona inkovu. Irahari. Ubwo aranogonora nyine, urabyumva. Igisumari akubitamo, hanyuma acomoramo cya gisumari, aragenda azana ishuka y'umweru ampambiramo, azana injishi y'inka. Hari injishi z'inka zitibaze z'uruhu, aranyuranya afatamo gutya. Yarazi ko wapfuye. Ubwo urumva amaraso ni menshi, kandi ibyo ari byose ntago mvuga. Nanjye ubwanjye mperuka ibyo, numva ikintu gikubita, sintumbaza ibindi. Andi makuru twaje kuyamenya nyine abantu bayavuga. Twari dutuye mu ishyamba ry'umusozi, nyine turi munsi y'umusozi. Azirika hahandi gutya, anyikurira mu rugo akurura, arajyana hejuru mu musozi ahantu hari ikintu cy'igishyamba bakitaga ingitiri. Hari ibintu bya gatanyi bifite inkingi nk'uko wabona ibyo biti. Arasesurura gutya anshyiramo hagati. Ageze mu rugo abwira nyina ati umwana uzajya umuha amata, nibikunanira kumwonsa uko uzamugenza agenda aturutse ndagiye. Ati sari hati mujugunye mu ishyamba. Aho yanjugunye mu by'ukuri sinakubeshya ngo nari nzi ko ndi muzima jewe, kuko nahamaze iminsi 3. Nza gutoragurwa n'abashumba bahuye inka mu gitondo babyukurutsa. Rero banyuza aho ngaho babona umukora wa ya maraso. Inka zigenda ziroha, akurikira umukora, inka ziyoboye, agera handi muri hahari yankize. Nyuma y'iminsi 3 urumva ko ntacyo nakubwira ngo nari nzi. Yarazi ko wapfuye wowe? We yaraciye, yarazi ko yanyishe. Amahame nuko yarazi ko yanyishe. Yego nta kindi.
aragenda ajugunya muri iryo shyamba. Noneho babashumba bavuza induru, bavugije induru, abantu bari munsi y'umusozi nyine baraza bazana icyitwa macera, ino mu cyita ingobyi, banshyiramo ngo n'ikiremve kingana gutya cy'amaraso ipima nk'ibiro 2. Icyo gihe rero ngo banjyanye ahantu Kotini mu rukiko, ntabwo bari kujyana mu kagari mu murenge ari intumbi, ngo banjyanayo. Bangejeje rero bakora dosiye yabo nyine bati umugabo yaracitse, hari nyina w'umugabo nawe ntaza aho umuhungu yagiye, ubwo bati manipawa ni mujye gushyingura. Bajya gucukura. Noneho ngo igihe bateruye kagobyi banzanyemo, ngo bagiye kubona ngo babona ngo amaso yanjye ngo ndarwana no kuvuga kandi nari nagiye, ngo babona ngo amaso arangana n'amacungwa, ikirimi kirasohoka, ndagagamiriza ngira ngo nyine baravuga bati umuntu ariko birabatangaza. Urumva n'ibintu nasanze ku binyamakuru nanjye. Noneho umwuka wera ngo ahera ku birenge, bakabona amaguru yanjye aratitira. Ubwo niko ubushyuhe bwazaga, amaguru aratitira kugeza mu nda, kugeza aho ngo babonye amaso yari yaje ameze nk'amacungwa asubiyeyo. Noneho nsubirana ubuzima nk'umuntu, ariko nkananirwa kuvuga kubera ururimi. Ubwo bankura aho ngaho, ibyo gushyingura biba birarangiye, bajyana ahantu ku bitaro ahitwa za Sengerema, banjyanayo. Njye namenye ubwenge nsanga ariho ndimo amaserumu, kuko amaraso yari yaranshizemo. Ariko kubera mu rukiko bari bafite abanyamakuru nkamwe, hari ikigazeti nyine bafotoye ibyo bintu byose, banyereka icyo kiremve bagihambiriye mu ikanga, banyereka ishusho y'ukuntu nari njyanye aho muri Makera. Hanyuma nahabaye amezi 2 kwa muganga, baransezera ndataha, ariko umugabo yaragiye. Ndagenda subira iwanjye. Abarokore noneho kuvuga ubutumwa birakomeje. Noneho urumva nawe uvugaga ntaranamenya n'imbaraga z'Imana kwishobora kuzura umuntu, ariko cyagihe babonaga ngo amaso agira. Jewe hari ikintu nibuka cyambayeho nanjye ntazi icyo ari cyo. Nabonye umucyo wa pembe mbiri uramanuka, mbonamo Yesu wa wundi nabonye kuri ya nyanja irubaro. None harambwira ngo ntuzapfa uzarama, kugira ngo utekerereze abantu imirimo itangaje nagukoreye. Yabivuze mu Giswahili, yunamye hejuru yanjye, icyo kintu cyaramanutse cy'umucyo, mbona Kristo hejuru yanjye. Arambwira ngo Beatrice, hautakufa utaishi, ili ukatangaze habari njema na matendo makuu niliyokutendea. Noneho ubwo nibwo babonye amaso yanjye, nasubiranye ubuzima maze kumubona jewe muri iryo yerekwa mu mwuka, nuko namubonye. Noneho icyo gihe rero jewe nagarutse mu rugo, nza mfite umutima ukijijwe, numva imbaraga z'Imana, numva ubuntu bw'Imana, numva kubabarira wa muntu wanyishe, kuko nabonaga kubaho kw'Imana kudasanzwe. Abantu nyine baraza bitsikaho ndi benshi, abantu bari bazi ukuntu byagenze, abo mu cyaro, amakuru aho yageze. Noneho yagarutse nyuma y'amezi 7 asanga mfite itorero nanone ku ishuri. Uwo mugabo itorero ry'abantu 120. Urumva abantu bakizwaga n'ubuhamya navugaga. Noneho urwaje umwana akamuzana, watewe na dayimoni akamuzana. Ndibuka ko hari umukecuru bazanye wari ikimuga, agendera ku nkona zijugunya, aragenda yumvishije ubuhamya. Uwandebaga gusa yakiraga abadayimoni, ntabanje no kuvuga. Nuko asanga nanone ahantu ku ishuri Renza niho nakinguye urusengero. Urumva ko nari umupasiteri, kuko nari narahawe inshingano, ntacyo byari bimbwiye. Noneho araza, ngiye kubona mbona bamwambitse amapingu. Bari baratanze amafoto ye mu gihugu cya Tanzania, bamufatiye ahantu mu macimbo ya Shinyanga. Mbona abapolisi baramuzanye bamwambitse amapingu. Sohoka mu rusengero, ndagenda, barambaza ngo uramuzi, ndavuga ngo ndamuzi. Ariko nkibabona agenda hise mfukama, manika amaboko, ndavuga ngo ndamuhabariye. Uramubabarira, uravuga ko ububabariye. Ndavuga ngo ndamuhabariye. Ntago babyumvishe, bahise bamujyana kumufunga. Amateraniro yasoje, naragiye njya mu rugo, mbibwira mama we nyine ko bamufashe, bamufunze. Numvaga urukundo rudasanzwe ku buzima bwe, numvaga atazi Imana, numvaga atazi icyo yakoze, numvaga hejuru y'imbaraga zankuye hariya hantu, numvaga nta kindi kintu narenzaho. Ku bushobozi bwanjye nari kubabwira ngo nibamurekure atahe, ariko ntabwo byashobotse. Baramujyanye baramufunga, amara nk'amezi 3 muri gereza. Hanyuma aza gutanga igarama z'urukiko, tukomeza kujya dusaba imbabazi n'abashumba bagenzi banjye nari maze kumenya aho hantu. Baramurekura, turasinya ko bamubabariye.
asubira mu rugo ye ageze mu rugo we ntiyabona imbabazi namusabiye arakomeza nyine agira inzigo ko bamufunze akajya ambwira nabi akajya ambwira ati ayo menyo yawe yera hari umunsi uzongera kubyuka ugasanga yabaye mutuku ubwo ni urupfu yavugaga inshuro ya kabiri nyuma yo kumubabarira yego ntago yaguwe neza wa mwuka wa satani mubi wakomeje kumubamo ariko akomeza kumbwira ati sinzongera kukubona mu isoko sinzongera kukubona uvuga ubutumwa nese waramubabariye muranasubirana je yansanze mu rugo banamurekuye nkansanga mu rugo turakomeza turasubirana urumva nari umushumba ntago nari guhunga urugo n'abana kandi nari mfite abana batatu icyo gihe twarasubiranye turabana kugeza aho tubyaranye abana batanu yanzigo yuko namufongesheje nanone yongeye kunkubita arangira nabi nari mbyaye umwana wa gatanu ijoro ry'umunsi wa kabiri namubyaye urumva ubwo yanyishe mfite abana batatu ndongera ndamubabarira tugeza ku bana batanu ku mwana wa gatanu witwa Nita mfite nanone ijoro ry'umunsi narambyaye mu gicuku ari mu nzoga agarutse nko kundi munsi wa kabiri asanga nabyaye mukinguriye urugi asubira inyuma ankubita umugere mu nda yihorera yanzigo yuko namugereye gute namufongesheje nabwo matrice irahubuka ijya hanze nikubise hasi gutya irahubuka ingana n'igi ijya hanze y'umubiri nyine umuvu w'amaraso uratemba abana bavuza induru abaturage barahurura mama yabaga kure yabaga ku rusumo ntabwo yari hafi nka saa yine z'amanywa narayinguye nijoro tujya gutana burundu kugeza n'ubu tutari kumwe nicyo cyamujyanye kuko yankubise gutyo yankubise umugere mu nda nikubita hasi matrice irahubuka ingana n'igi inyuma y'umubiri amaraso arava ubwo buho yarazi ko nanone hari icyo akoze yego urumva ngo hari 9/3 yongera kunyica 9/6 nuko naraye aho ngaho ngaramye abantu baraza baraterura bararundarunda mama ava ku rusumo twari Kibungo za Nyarubuye Nyarutunga naho nari mpafite itorero nahakinguye aho banyitaga umwadiperi nahageze no mushumba ariko ntibari bafite abashumba babagore nari umwarimu uyobora paruwasi Nyarutunga aho ngaho n'ubu hari itorero ry'abantu 360 ya noneho ubwo mama araza aje rero bankize mu ngobyi bajyana Ikibungo bantransfera i Kanombe hariya kwa muganga mu gisirikare ni hariyo basaza banjye batatu bakoreragayo banjyanayo na mama turagenda tugezeyo nabwo baravuga ngo barambaga umuraba uteruremo ujugunye mu ndobo hanyuma rero baza kubaza mama ko ashobora kubona ibihumbi 76 kugira ngo bambage banteruremo wamura mama arabibura bahamagaye basaza banjye nabo ngo icyo gihe bahembwaga ibihumbi 12 ngo bakabakatarasi barayabura bayabuze umudokiteri arambwira ati rero madamu turakubaga urasinya turakubaga ukomeze kose turakubaga nukira uzakorera ibitaro nta kundi utwishyure ndavuga ngo yego banjyana rero kwiseta bamanika igitambaro bazane inshinge kuntera kugira ngo mbagwe bantera inshinge ntizimfate barambaza se ngo umubyoje bwenge ndavuga ngo ya ariko ni wa Yesu wankuye mu gihuru wangaga ko inshinge zimfata kandi aho hari umugambi w'Imana ko nta kintu bari bonkoreho naje kubimenya nyuma hanyuma bamaze kuzana nyine igisorori bagishyize imbere yanjye ngo bateruremo wamura ntasinye ko bari bumbaga uko bimeze kose hanyuma ngiye kubona mbona wa Yesu nabonye cya gihe ambundaraye hejuru mubona kuri cya gitambaro cy'umweru ubundi iyo baguteye izo nshinge ukomeza ukirebaho bakakubaza ngo urabona iki aba hari ibintu byiyandika ariko iyo zitagufasha ukomeza ukibona kera nta kintu ubona nuko bakambaza turabona iki ndabona kirera hanyuma ngiye kubona mbona Yesu kuri cya gitambaro arambwira ngo ntuzapfa uzarama uzatekerereza abantu ibitangaza n'ibimenyetso uyu mura wawe nta ugukoraho uzankorera ufite umura wawe n'ibintu byose ufite mu nda ibyo nakuremanye n'ibyo uzavuga ubutumwa ufite kugira ngo ubwire abantu ibitangaza nkukorera hanyuma nacaga amarenga kubera wari hasi sinabashaga kuvuga nimba ari amazi nagiraga gutya nimba ari ibiryo nkababwira kurya kuko gusubiza umwuka hasi byari ikibazo bagiye kubona babona ndahagurutse bagira ngo ni ya miti banteye yanzahaje inteye gutoromatizwa noneho barashikamira bashikamiye babona ndabyutse
numva ijwi rimbwira ngo tera haleluya, ikigaragaza ko nagukijije, tera haleluya. Noneho ndavuga ngo haleluya, wa mwuka Yes God. Imana ishimwe. Numva nteye haleluya, kandi ubundi ntabashaga kuvuga. Haleluya ya mbere nyiteye wa mura wari hanze usubirayo. Iya kabiri numva umuriro uragenda nk'iki, kuko wabona inkoko igenda mu murima. Iya gatatu isubiza umurahawe. Yesu we. N'uyu munsi mvuga gutya ntago nigeze mbagwa, nta nubwo bankuye mu muro. Yesu awusubiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo, dore ubuhamya bufite ibihamya n'ukuri. Imana igira neza. Nyuma yaho ngaho twaje gusubirana gakeya. Mwongeye gusubirana na wa mugabo wakwishe bwa kabiri. Naramubabariye. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Uramubabarira bwa kabiri arakwica, uramubabarira. Yewe umuntu yavuga ngo uzutse n'ubundi uramubabarira. Ego, yagarutse 2012. Araza ari mu nzira agiye gutekereza kugaruka mu Rwanda aho yatorokeye. Ndaryama nijoro. Nari muri Tanzania nagiye kuvuga ubutumwa, mbona umuvuga butumwa mwiza wambaye costume nk'umuvuga butumwa. Ijwi rirambwira ngo genda mu Rwanda ujye kwakira umuvuga butumwa, yaramaze imyaka 12 ubwo yaragiye. Ubugabo. Umugabo. Imana irangira ngo ninjye kwakira umuvuga butumwa. Mbona yambaye neza, afite kakavarisi karimo batwara mu ndege. Nishimira ko ari umukozi w'Imana uje mu gihugu cy'u Rwanda ngiye kwakira. Ubwo rero mva Tanzania Mwanza ndaza ngeze mu rugo. Mu Rwanda naharaye amajoro 2 naje ari kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Numva arahamagaye umwana wanjye w'imfura. Arambwira ngo ari Nyabugogo ngo tujye kumufata. Umugabo. Nuko numva ijwi rimbwira ngo nagera aho mubabarira ibyaha byose yagukoreye. Ntugire ikintu na kimwe wibuka yagukoreye. Nujya kwibuka ibibi ubanza urebe ibyiza nagukoreye. Koko numubabarira ubutumwa bw'Imana uzavuga uzaba uri mu mbaraga zidasanzwe, kandi uzavuga Imana abantu bayumve, kuko Kristo yavugaga ubutumwa bw'imbabazi, kubabarira abantu ibyaha byabo no kubakiza indwara n'ubumuga. Nimba nera kubabarira ibyaha nkagukiza urupfu n'ubumuga, nta kindi kintu warenzaho. Umubabarire. Yaraje hageze asanga turamwiteguye, aza afite ubwoba ko basaza banjye wenda hari icyo bamutwara, ariko ntabwo yigeze ajya mu mago yabo, sinigeze mvuga ko yaje. Ndacicika, turamwakira. Umunsi wa mbere araryama, uwa kabiri arabyuka nijoro. Arambwira ati nanjye ntago naje ku bushobozi bwanjye, ati koko nari narahiye ko ntazagaruka mu Rwanda. Atari kijwi ryambwiye ngo njyamye nari mvuye ku munada kugurisha inka, ati mbona umuriro waka uri mu nkingi. Ati uwo muriro nkubonye numva ijwi rivuga ngo Bizimungu Felician, haguruka ujye mu Rwanda ujye kureba umugore n'abana bawe, ugende ujye kureba itangaza. Ubwo icyo gihe hari nko muhe mwaka mama 2012. Ishobundi ubwo mwari mwaratashye mu Tanzania muze mu Rwanda. Twatashye muri 1995. Ankubita uwo mugeri mu rugwa hari mu 2000. Urumva twari tumaze twari mu Rwanda Nyarutunga, ariho mfite itorero rya DPR nyobora paruwasi. Uyobora kuri paruwa uri mwarimu. Bo ntibemeraga abashumba babagore, ariko narahageze nitangira munsi y'igiti Nyarutunga. Abantu baragwira bava Tanzania, impunzi zihunguka 9 n'8. Nyarutunga hari yuko ni hehe? Nyarutunga ni Nyarubuye. Unyura Rwanteru ukagenda ni muri Kigali. Nyarutunga ni ego ni Burasirazuba. Pastor Kayitare ntumubona? Ndamubona. Yigeze kuhansura na korari yitwa Umurwa Wera. Ndamubona. Ari byo uyobora uwo mudugudu. Ya umubaje amakuru ya Tesera yakubwiye. Bari bavuye Ikabarondo. Kuki Nkondo kuki? Ikabarondo no bari bafite itorero. Hanyuma Imana ibategeka ko baza kunsura kuri uwo mudugudu, baraza na korari yitwa Umurwa Wera. Aranzi cyane na Pastor Gatera. Ubwo rero aje, Imana yari yambwiye ko tumubabarira, yaraje turamubabarira. Ahamara icyumweru tujyana ku Rusumo gusuhuza mama, tujyana kwa mushiki we Nyarubuye Nyarutungaho. Arangije asubira Uganda. Arambwira ati urakoze kumbabarira ibyaha byanjye, n'abana banjye barambabariye, ariko ntago tuzabana. Mfite umugore n'abana 4, mfite n'undi ufite abana 2. Rero nsubiyeyo, wowe uzakomeza kurera Imana yawe, zansengere niba Imana yawe ishobora kukiza zankize. Duheruka nubwo nta yindi telefone. Ahita agenda, ngiyewe nguma aho ngaho. Ngo twari tumaze kugera mu Mariza hariya muri Akoro.
ariko icyo gihe nsubiye inyuma gato, icyo gihe umura wagwaga nyine mama yaraje anjyana i Kanombe. Mvuye i Kanombe ngeze mu rugo nsanga urutoki rwa mukeba wanjye rwari rudutunze, mushiki we yararugurishije, ariko rwarimo ibitoki, njye nari mfite akantu k'agasigara katera katarimo imyaka, nuko ndakagurisha. Maze kukagurisha njyana abana kwa mama, ubwo nawe nakizumura, njyana abana kwa mama. Tugeze kwa mama naho bibi bibazo, mama ntiyanyakira, avuga ko nzanye abo bana b'uwo mugabo kubarera kandi we yarampemukiye, ngo ningene nshaka homba aho mama atareba, ngiye mbonye arahahamuka, ariko ni ibintu yigiraga kugira ngo atazampa umutungo wo gutunga abo bana. Ubwo ndakomeza nkajya njya guca inshuro y'abana, sinari nzi guhinga. Nsaba Imana ndayibwira ngo uzayingishe guhinga kugira ngo abana banjye babeho. Nkajya njya guhinga, nkaza nkakubaza ko ufite umurimo wo guhinga, kambaza ngo uzi guhinga, nkavuga ngo nzi guhinga. Nahinze umunsi wa mbere birananira, intoki zicika amaraso. Uwa kabiri ngiye ndahambira ikanga, uwa gatatu ariko nkajya mpinga, umuhino ukamanukaho amaraso. Ngahingira ingemeri y'ibigori, ngahingira umubyizi wa 300, kugeza urumva hari mwaka w'ibihumbi 2000. Narahinze ngeza mwaka wa 2004. 2004 mu kwezi kwa gatanu nibwo wa Yesu nabonye ku gikuta wankijije umura cyangwa se akanturagura muri rya cyangwa yongeye kungaruka nsanga muri ubwo buretwa bwo guhingiriza. Araza nirwa muri ubwo buzima bwo guhinga, mpinga ikigoroba nkasubirayo saa 8, bonde ngahingira ubushera akabido, bonde ari ibyo niberamo. Imyate yarabaye imyate. Ndaryama nijoro mbona wa Yesu ugira neza, mubona mu kibaya cyiza. Mubonye mu kibaya cyiza aranyiyereka, anyereka inkovu ngo ndi Uwiteka Imana, mimi ndimi Bwana Mungu wako, nimerudi kwako kwa mara ya 3. Mara ya kwanza yasanze hahandi mu idini, ubwa kabiri ansanga mu ishyamba banyishe, ubwa gatatu ansanga hahandi ku gikuta kumura. Ubwo agarutse inshuro ya 4 kunkura mu guhingiriza, aje kumpagurutsa ni nako kuza muri uyu mujyi wa Kigali. Arambwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe, wararushye wagira ngo ntugire Imana Tesire we, ariko nje kugutabara. Ndakuzamuye nkukize hejuru, ndakuzamuye nkukize hejuru, nkujyanye mu murwa hagati i Kigali. Ndi ku Rusumoboda, sindahagera n'umunsi n'umwe. Kigali. Ndavuga nti Yesu ntinaragowe, ntiwantabaye, kujya utabara abandi wantabaye. None harangira ngo nkujyanye mu mujyi wa Kigali, fata ikaramu wandika ibintu ngiye kukubwira. Ubwo ndakanguka njya gushaka agatadowa ndatsa, shaka ikayi n'ikaramu kugira ngo mbashe kwandika. Arambwira ngo icyitonderwa ibintu ngiye kuzagukorera mu mujyi wa Kigali, kukuye ku isuka yo guhinga ntuzongera guhinga ukundi. Nubu niyo nteye indabo mbwira abapagasi, kuko Yesu yarambwiye ngo sinzongera guhinga kabisa. Arambwira ati wararushye, urasa n'umuntu utagira Imana kandi uyifite, ariko nkukize hejuru, ndakuzamuye nkukize hejuru, ngiye kukwicazanya n'abakomeye. Cyo ni ikintu cya mbere cyandika. Icya kabiri, nzakubakira inzu mu mujyi wa Kigali. Icya gatatu, nzaguhera abana amashuri. Icya kane, nzakuzamura ibihugu by'amahanga. Icya gatanu, nzakugira kwifuzwa n'abantu. Icya gatandatu, nzakubakira urugo Satani yashenye, musubize ibya byariwe n'akagungu n'inzige. Icyo gihe uzaba uri mu mashimwe, Imana uzaba uvuga abantu bose bazaba bayitega amatwi. Si ibintu bitandatu. Ubwo muri 2004 mu kwezi kwa gatanu narabyutse mu gitondo, nari gufata isuka nkajya guhinga. Hari umugore najyaga mpingira cyane witwaga Uwamariya, yari umugore wa Ntuka bumwe batuye ku Rusumo. Ndagenda ndambwira Ntuwamariya ati Imana yahinduye amateka. Ati byagenze gute? Nti Yesu yambonekeye. Ambwiye ko nkwiye ku muruho guhingiriza, sinzongera guhinga ukundi. Shaka undi mujya guhingana uyu munsi simpinga. Agira ngo nasaze. Ati ngwino tujye gutera ibishyi. Umva, sinzongera no guhinga, habe no kubagara, habe no guhura no kugosora. Yewe ubu nabaye umuherwe byarangiye. Ndisubirira mu rugo. Ndagenda mbwira musaza wanjye wundi wari mu rugo. Ndambwira nti urabizi, ngiye gukora amasengesho y'imisi 3. Nzajya gutura mu murwa ngewe n'abana banjye. Arambwira ati Tesi, ati ndabaye mu mujyi mfite umugore ntarabyara. Umujyi urananira, ndataha dorahonda. None wowe ugiye mu mujyi n'abana 6. Yakubwira ko yabaye mu mujyi we ari wenyine, atarabya nta bana afite. Ati zo nziga guhuma zawujyanye, imodoka zizazigonga, imodoka nizitazigonga zizicwa n'inzara, n'umuticwa n'inzara muzagwa muri gereza mwibye. Atugiye i Kigali, ntingiye i Kigali. Aranyihorera. Amasengesho y'imisi 3 nyarangije, icyo nasabaga kwari ugusaba amatiki. Mbwira Imana, Mana nkorera igitangaza kugira ngo mbone itike yo kuzanjyana i Kigali. Yesu aragaruka ninjoro, arangira ati ndi Imana ifite amafaranga.
urajya i Kigali kandi ndakwishyurira tike n'abana bawe kandi nzagutungisha ubuntu bwanjye mu mujyi wa Kigali, ntuzibaze ngo uzajya he, ahubwo reka nkubwire aho uzajya. Mu gitondo ndakoresha umuntu arakuzana amafaranga, uzashyikira ahantu ku ruganda runini ku muhanda wa Yamaha w'igitaka ku Muhima hepfo, hari mu rusengero rwa Pastor Rugamba. Yesu aravuga. Noneho bwarakeye amasengesho nyavuyemo, mbona umuntu uturutse Nyarubuye hahandi nayoboraga itorero, yitwaga Tadeo Habarurema, yari ashinzwe ibintu by'umusoro kuri komine ya Nyarubuye. Mbona araje n'ikimoto cy'umweru n'ikigofero, araza ayoboza mu mudugudu kandi ntiyari ahazi. Ati ahantu hari umugore wavuye hanze ufite abana 6, niyo kimenyetso Imana yari yamubwiye, nta nubwo yamubwiye ko ari Tesire umwe wabaye za Nyarubuye. Araza atungutse ampereza amafaranga 5 abantu 7. Arambwira ati amafaranga nguhaye ntuyarye, nayo kuzakuvana hakujyana i Kigali mu murimo w'Imana. Asubira Nyarubuye. Amafaranga ndayafata ndayazinga, nyazingira ku mwenda nshyira hamwe kwa hasi nayafashije hasi. Kuva kuri iyo saha yampaye sinigeze nyashyira hasi. Yiriwe hano nzenguruka kuri babandi najyaga mpingira, bambana nkaseka nkatembagara. Se wanyuye ubushera buhiye, niki kikunejeje? Kuko bari bazi ko nkunda guhingira agashera. Nkaturika nkaseka, ariko iyo abamwagiraga Imana nk'iyo ntunga mwebwe, naye kugwa muzi ibintu biri hano, bagashaka kumenya ibiri hano, ariko simbivuge mu izina ngo bataza kunyica nijoro. Numvaga ari menshi. Nuko ubwo bwarakeye mu gitondo hari imodoka igeze Anasho ikanyura aho ngaho ivuye hano i Kigali. Ndagenda nyine twari tuzinze, Imana yambwiye ngo usasa akariri kawe, umanike isuka yawe, ntugire ikintu na kimwe ujyana mu mujyi wa Kigali, kugira ngo ninkutabara hatazagira uvuga ko hari ikintu bagufashije. Abana bawe na Bibiliya. Ubwo rero abana mbashyize imbere, turagiye duhagaze handi ku muhanda, imodoka ivuye Nasho isanga turahagaze. Abagore benshi baraza bahagarara ku muhanda nyine bakikora amaboko bakarira, nkagira ngo n'urukundo bari bankunze. Noneho umwe akajya avuga ngo ubu tuzahingirwa nande koko Mana yanjye, kuko ari wo waduhingiraga, ari watubagariraga, ngo ubu tuzabaho gute? Imodoka ibiraje, turinjira, turishyura, turigendera, basigara aho ngaho bavuga ibyabo nyine, na musaza wanjye usigaranye yanzu na kakadugudu nari ntuyemo ka musaza wanjye wari waragiye hanze. Nuko twaje mu mujyi wa Kigali, turaza tugira Nyabugogo. Tugeze Nyabugogo tuvamo mu modoka, tubona umuntu ufite tuvugane ya telefone ibataraye gutya nini. Ndamubaza nti ku muhanda wa Yamaha w'igitaka ku Muhima hepfo ni hehe? Arambwira ngo kuri Yamaha ni haruguru, ari ku ruganda sinzi ahantu ruri, ku ruganda runini ku muhanda wa Yamaha w'igitaka. Uruganda nige waruje mu bigeragezo. Uruganda nige waruje kugerageza. Uruganda ni nka Imana yakubwira ati nkujyanye i Kigali uzankorera, ariko nzakugerageza, uzihanganira ibigeragezo. Irangira rero ngo ni ku ruganda runini aho nzageragerezwa ibigeragezo byinshi. Ku muhanda wa Yamaha w'igitaka kandi ni mu rusengero kwa Rugamba. Ubivuga y'Imana hara ku Muhima. Ku Muhima. Nuko turamanuka, tugeze kuri Yamaha nyine turamanuka, turagenda tugera ku rusengero kwa Rugamba. Dusanga umudiyakoni arahari, turinjira. Ubwo ni wowe n'abana banjye 6. Twicara ku tubaho twari mu rusengero tw'umukara, turicara turababaza ngo pastor ari he, baratubwira ngo pastor aza kuwa 5, hari kuwa 3. Baratubaza se muri impunzi, turavuga oya turabakozi b'Imana. Muturutse hehe? Ndababwira nyine. Hari recommandation ufite? Ntoya, recommandation ni Yesu nshyize imbere n'ijambo ry'Imana. Bakabona nabaye umunuke, nabaye muraka. Bakareba utwana bakabona ni twiza. Baradukunda, bagenda bazana ji, abatetse bakazana ibiryo, twigumira aho mu rusengero kuva kwa 3 tugeza kwa 5. Pastor Rugamba araza dusangamo. Muryama nyine mu rusengero. Pastor araza rero ndamubwira nti Imana yarampamagaye intumya hano mu rusengero, yambwiye ko nje mu ruganda, ati uruganda rurihe? Turatangiye kuvangirwa, uruganda hano rurahari. Ariko Imana imbwiye ko araha ku Muhima, ubu turi mu rusengero. Arambwira ati bo nta kibazo. Nguma aho ngaho, nyuma yaho haje kuza umuntu w'umusazi asanga pastor ntawe uhari. Uwo muntu w'umusazi ndamusengera w'Inyamirambo, arakira ari kumwe na nyirasengera mushikiwe. Akize rero uwo muntu yaje kumpa amafaranga 60,000. Aranshimira, hanyuma dusohoka mu rusengero turagenda tujya gukodesha akantu k'akazu k'ibihumbi 4 kadafite sima. Tubama aho ngaho, bya 60,000 birangiye, ijwi rirangira ngo zamuka mu musozi wa Jari hejuru. Ndavuga se umusozi wa Jari hejuru mwami, hari inzu ngo zamuka n'abana bawe. Inyere ku rusengero rwa Gaturika hari ikintu cy'ikizu basize mu ntambara kidafite amadirishya n'imiryango, ariko hejuru kiri amabati uruhande rumwe.
turagenda tuzamutse uwo musozi waje ari umwuka nk'uko atubwiye, turagenda twinjira muri icyo kizu. Twakibayemo amezi 3 ku nshonda y'urusengero rwa Gatolika ije ari hejuru. Icyo kizu cyari kiri aho nyine, urumva bagitaye inyuma y'intambara, nta madirishya nta miryango, gisakaye uruhande rumwe. Turagenda duca amantuza ibibabi by'inturusu, dusasamo, turicara n'abana. Inshuti twagiraga n'abantu bazaga gusenga cyangwa se bakava mu rusengero bajya gutoragura udukwi bamanuka mu mudugudu bajyanyemo. Abo nibo bari bazi ko turi aho ngaho. Hanyuma turahaba ukwezi kwa 3 kujya kurangira, inzara iratwica. Ukuntu twaryaga ntubimbaze, ni impano y'Imana. Abantu batuzanaga ibiryo tutazi aho bivuye, abandi bakaduha amafaranga, rimwe tukamanuka mu kabande tukajya gushaka ibirayi, tukaza tugasenya inkwi tugateka. Rero rimwe abantu barakama ntibaba bakitugemurira hahandi mu butayu. Inzara iranyica, inyishe nsenga Imana, ndayibwira ngo Mana, kwagaburiye Israeli ukabaha amano n'amazi, waduhaye ku mazi yo kunywa. Ndibuka ko neza umunsi umwe ijwi ryarambwiye ngo zamuka, mbona ikibuye cy'umweru kiriho inshishi nyinshi zifite ibintu ku mutwe. Ndegura gutya mbonamo munsi ya cya kibuye nkeguye hazamukamo amahundo y'amasaka. Aya masaka y'umweru asa n'ari y'amabuye. Hari amasaka y'umutuku ariko hari n'amasaka y'umweru. Hazamukamo ari amasaka y'umweru y'igikoma munsi y'ibuye mu mubiri. Live nyene ya masaka turayora mu mutandiyo, turagenda turahekenya. Urumva nari nsabye ibiryo kandi pe twabanaga n'Imana ubwiri kumva wayihamagara ikagaragara. Ya masaka dushiriye abana nyine turahekenye, inyota iratwica. Inyota imaze kutwica nabwo umwana wanjye witwa Samu afata utudomoro 2, kumbe munsi y'umusozi hari imisozi 2 gutya, ariko aho hagati harimo akantu kazana amazi. Umwana aragenda ayoborwa n'umwuka, nawe avoma utudomoro 2 tw'amazi. Ntitwasubiye kuvomayo, twanyoye aho ngayo tuyarenza kuri ya masaka. Ya masaka rero aza kudutera ikibazo. Umwana witwa Pisi wanjye wa kabiri araruka, arutse aruka amaraso, abarwaye igifu. Jewe ndwara igituntu, ubwo imisonga iranyica mu gituza, ntangira kuruka amaraso nanjye. Noneho abantu baraza bajya gutora inkwi, badusanga aho twaraye tunyoye y'amazi utudomoro 2, twariye na ya masaka y'igikoma y'amahundo. Baratubaza ngo nta muntu mwaba muzi hano twahamagara muri famiye wabatabara? Ndavuga ngo hari umusirikare umusaza wanjye witwaga George yakoraga ku rugwiro kwa president. Tutanga inomero twari twarayanditse ahantu, baramuhamagara adusanga aho mu butayu. Araza arambaza ati Tesi, wageze aho ute? Waje utuve ku Rusumo ko rufite inzu ya musaza wawe? Imana yampamagaye yantumye. Bari babizi nyine n'ubundi ko nari umunyamuhamagaro, ntago yabitizeho. Arangira ati jya mu mugongo. Nduna muko ngana gutya yampetse mu mugongo, afata gutya amanukana umusozi. Babana yabasize aho nta numwe yatwaye. Nyuma baje gutoragurwa n'abantu. Umwe ajya Gihorwe, undi ajya Nyamirango, hano Inyamirambo Cosmos, atwarwa n'umugore witwa Tabita, undi atwarwa n'umugore utuye mu Gasata, barabagabagabana abana barabajyana, nanjye ubwo banjyana gutyo kwa muganga. Bamanukana mu musozi bangeza muri convoy yabo aho hasi, bangeza kwa muganga ko hariya i Kanombe. Nuko baramvura, igihe kigeze musaza bangeza kunyaka ngo njyane ku mugore we, njya kwivurizayo, njya kwivuza ku bitaro. Ndahaba igihe gito, naho ntibyashoboka ko mpaguma. Satani irakomeza rwa ruganda, havuka ibigeragezo, nza kuhava, ndagenda nsubira mu Gasata, mbana n'umugabo witwaga Clement, ubu yagiye South Africa. Uwo mugabo aranyishingira, akajya ajya kunzanira imiti, kugeza ubwo namubwiye ko mfite abana. Rero abana nasize mu butayu. Abo bana rero tugeraho dutanga amatangazo, ababatwaye nyine barabazana ku murenge wa Gasata. Bahageze murenge wa Gasata utangira kunyishyurira inzu ibihumbi 20 bya buri kwezi. Niho nakuye no gushyirwa kuri liste yo kubakirwa inzu ya yindi Imana yambwiye mu mujyi wa Kigali. Batangiye kutwishyurira inzu ibihumbi 20 bya buri kwezi. Imana ihita impamagara ndi muri iyo nzu banyishyurira, nkajya njyana ubutumwa bw'amatorero, intuma mu Bibare kuri paruwase hari umushumba Karuranga, intuma no kwa Rugamba hari ubuhanuzi namushyiriye. Ndahava njya ni Burundi ahantu mu Kanyosha, njya n'ahantu i Makamba Nyanzaraki, njya mu Byerwa bya Ngozi, manukana mu Kirundo ngaruka mu Rwanda. Ni umwuka wanjyanaga njyana ubutumwa bw'amatorero.
kandi natanga ku matorero atandukanye mu bushake bw'Imana. Nuko aho ngaho tuza kuhava Imana nanone intuma kuri paruwase ya Bibare. Kuri paruwase ya Bibare mpavuye nibwo Imana yambwiye ngo koko maze kuzenguruka isambu hegitari y'urutoki nkutumye mu Mariza muri Akoro, aho ngaho niho nzaguhera inzu. Tuva mu Bibare turagenda tujya muri Akoro. Muri Akoro ni Kimironko hari Kigali Parense. Naho tuhasanga ikizu bakoreramo inama cy'igihangari kiriho amabati hejuru. Icyo hasi bakoreragamo inama harimo ibiti bitambitse. Turagenda tubamo ducumbikamo, abaturage bakajya batuzanira ibiryo, abandi bakatuzanira amabase. Ubwo abana mwari mwarasubiranye? Abana banjye twarabajyana, bari barabampaye. Turagenda tuba muri icyo gihangare kugeza aho umuntu nanone aza aratwishyurira. Atwishyurira amezi 2 w'umubishopu wari umunyakenya. Anyishyuriye nanone ntiyakomeza kunyishyurira, havuka intambara z'undi mupasiteri yishyuriraga. Aranteranya aragenda aramubwira ngo nsiga abana nijoro ngo nkajya gusambana. Araza arambwira ati nukuntu nkwishyurira inzu amezi 2 usiga abana ukajya gusambana ubeshya ngo umukozi w'Imana, kandi icyo gihe yarambeshyeraga. Ubwo areka kunyishyurira, aretse kunyishyurira ya maboko y'Imana arongera arantabara. Haza abantu baturutse ku murenge barimo abadokiteri ngo bavura abana, abaturage sosiyale y'umudugudu ni watanze raporo ko muri icyo kibati harimo umugore ufite abana. Baza rero baje kureba ko abana barwaye bwaki, baje kubapima indwara, badusanga muri icyo kizu. Umurenge wa Kimironko urongera ukira kuri liste y'iki yo kukunyishyurira inzu. Urumva ko amaboko y'Imana agendaga ntabara, nubwo nanyuze muri rwa ruganda rw'ibigeragezo byinshi, ariko Imana yambaye bugufi. Banshyira ku rutonde ubwo hari 2007 mu kwezi kwa 9 ku rutonde rw'abazubakirwa, ariko umurenge ugakomeza ukampinza kugeza igihe nzaboneraho gutuzwa. Ku rutonde rw'abazubakirwa na leta. Noneho kuva 2007 inzu zaboneka je nahagarara mu batishoboye, bakavuga ngo je ndishoboye, bakariba face yanjye bakabona ngo ndishoboye, ntasa na zancike na babandi babaye nyuma y'abandi. Inzu ndayibura kuva 2007, 2008, 2009, naje kubona inzu 2016. Nyibona narayiburiye aho hose mpagarara bakavuga ko nishoboye, ariko menya ko ari rwa ruganda rw'ibigeragezo. Ntago nacikaga intege. Umwana wanjye rero mukuru w'imfuraza kujya kuri presidence aravuga ati turagowe tubayeho nabi. Icyo gihe nari maze no kurwara ikindi gituntu cya kabiri cy'amezi 8. Umwana ajya ku rugwiro ajya kubivuga ko tugowe, ari ureberera bari umunabe. None badufasha bakaduha inzu. Presidence yamagara akarere ko badushakira inzu, akarere gahamagara umurenge baduha imodoka iratujyana, baduha inzu mu murenge wa Bumbogo. Batubwiye ko ifite agaciro ka miliyoni 18. Niyo turimo ibyumba 3 na salo, ifite sterine y'amazi litiro 2,000, ifite annex icyumba na salo, ifite ubutaka bunini. Aho iyo nzu iri ni nkaha aho mpinga nahateye insina 29. Ubutaka bw'igikoni. Imbere hajya amatente 2 y'ubukwe. Duherutse gukoresha dote. Tuhashyira amatente 2 y'ubukwe. Cya kidara cy'abageni n'ababyina bose. Urumva ko Imana yampaye ubutaka bwagutse. Imana isoza rya jambo yambwiye ko impaye inzu, ijya kuyimpira ambwira ngo impaye inzu mu mujyi wa Kigali, izantuza hagutse nka Yabesi, kandi izampera umugisha aho ngaho, kandi iyo ngiyo izaba ari inzu yo koreramo amatungo. Izampa inzu nziza yindi yasezeranije, ubwo n'uburukukiro n'amashimwe kugira ngo mbashe kuvuga Imana. Rero ubu hari yindi ntago nzaho izaturuka, iyo ngo ni y'amatungo. Nuko nkorera Imana, nuko Imana yantabaye. Twahageze 2016 mu kwezi kwa 6. Tumaze kuhagera rero ko nyine rambwira ngo nzatera urupangu na jaride. Natangiye gutera jaride. Inyuma y'inzu hari izo nsina 29 sinjya ngura igitoki. Nateyemo amapapayi, nateyemo umwembe, harimo ivoka. Ni urugo rwiza cyane. Pastor Claude arahazi azakubwira. Yego twashimira Imana rero. Ubwo bimaze kugera aho ngaho nibwo umwuka yanyoboye mu itorero rya Foursquare Gospel Church. Mpageze urumva ntibari banzi, ariko umuhamagaro wivuga butumwa nyine urakomeza. Niyo mpamvu ngo navuze ngo ndi evangeliste, kuko aho nta rusengero ndimo nyobora. Ndasohoka nkajya Tanzania, nkasohoka nkajya mu Burundi, nkajya Uganda. Ndi umuvuga butumwa usohoka kugenda. Rero koko ubu nta ntama mfite nyobora. Ndi umushumba wasengeye, ariko
mfite intama nyobora mu itorero umuvuga butumwa yego tujyana na ministeri y'igisubizo ararume na mushumba tukajya Tanzania twagarukana amakorari ubu rero covid ahiziye ntago nimo nsohoka ngo ngende ndahari ariko nanone mfite umurongo wa YouTube channel ye mutangiye vuba witwa ngiki witwa Mercy for All Ministry Mass for All Mass for All Ministry okay turaza kuyishyira ku kiganiro kugira ngo abantu basubscribing ndimo ndafatanya n'abana banje umurimo w'Imana bararirimba nkabwiriza ubu nibyo nibo nkora Mass for All Ministry yego rero ngira ngo ngarukiye aho ni kumuhamagara umeze kandi ndawunezerewe urumva ko Imana yakugiriye neza wenda turimo n'ubikingirira neza n'ubikikugira neza wenda turimo tugana ku musozo w'ubuhamya bwawe cyangwa bw'umuhamagaro wawe urumva hari ikintu wenda ntabura kukubaza inzu nyine wahawe wayakiriye gute niki wabwira wenda urumva mwarakomanze murakingurirwa hari ikintu ushobora kubwira wenda abagira neza cyangwa wenda leta abaduteza abantu ababyeyi reka bari ko mvuga hari ubutumwa ushobora kubaha wenda bwo kwita ku batishoboye ndabanza gushimira cyane leta y'u Rwanda n'umubyeyi wacu nyine Perezida Kagame ndamushimira cyane icyo gihe urumva byari bigoye nawe umbona gutya mpagaze mu bantu bagowe b'incike bababaye inzu zarabonekaga bakita ku bababaye inyuma y'abandi ariko nkasa naho mbona ko ndengana kubera ko nanjye urumva nabaga mu kibati nubwo nagendaga nambaye neza abarokore bampaye imyenda nari mbabaye ariko hamakuru amenyekaniye ageze kuri presidence urumva itegeko bavuze rimwe mpita mbona inzu rero ndizeza abanyarwanda ko mu by'ukuri nta karengane karimo ahubwo bitaga ku bantu bababaye inyuma y'abandi n'uyu munsi baracyabikora kandi nanjye iyo mpagaze mu nama y'umudugudu nanjye ndi umuyobozi hari igihe mvuga ngo uyu niwe dushyira imbere cyane kuruta abandi bya bindi bankoreraga nanjye nkabikorera abandi rero nkabikora numva nkijijwe kandi mpagaze mu muhamagaro rero ndizeza abanyarwanda ko hari ugutabara kw'Imana ikorera mu bantu bayo Bibiliya iravuga ngo nta butegetsi bujyaho utarashyizweho n'Imana na abategetsi hano mu gihugu ariko nanone niyo maboko y'Imana ibasha gukoresha ngo idutabare mu by'ukuri ko mfite inzu ya miliyoni 18 na data ntigeze ayibamo nta n'umuntu wacu wigeze yubaka ubwo rero twarahageze turanezerwa dufatana mikoro nyine abanyamakuru baraje dushimira Imana cyane dushimira Perezida wa Repubulika dushimira ubuyobozi bw'igihugu bubasha gukora ibikorwa nk'ibyo kugira ngo burengere abatishoboye rero ndimo mvuga ubuhamya gutya ndashimira nyine leta ndashimira abayobozi b'imirenge abakarere kuko n'ubu baracyafite izo nshingano duturanye n'abandi batuje muri ubwo buryo nk'uko bantuje rero Imana yaradutabaye n'ubu iracyatabara abandi kandi bakomeje kugira neza twarabashimiye n'ubu hari igikorwa cyo kwamamaza ko muri iki gihugu nta muntu wabaho nabi mu gihe ubuyobozi bw'igihugu buhagaze butureberera yego bakunze iby'iyobokamana TV uyu ni Pastor Tesi afite ubuhamya bukomeye cyane mwabyumvishe ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuzajya tugenda dumugarura tubwiriza ijambo ry'Imana no mu bundi buryo ndetse n'umushaka nyine amusura kuri chaîne yiwe yitwa Mass for All Ministries ni chaîne abariho abwiriza ijambo ry'Imana abana baririmba haba hari ibintu byiza cyane uri buze kuyisanga aho hepfo y'iki kiganiro kugira ngo mujye muyikurikira musubscribing n'ubundi buryo butandukanye ariko ari magana ku musozo wenda twamusaba agatanga nimero ya telefone kuko hari umuntu wakumva kino kiganiro agashaka kumuvugisha mu buryo butandukanye watanga nimero ya telefone ukoresha ubundi ukaza udusengera tukagana ku musozo w'iki kiganiro ego urakoze cyane si kuri Mass for All Ministry gusa ndi kuri no ku mbuga za WhatsApp abantu benshi bajya bankenera ndi ku rubuga rwa Bethlehem Church ku mushumba witwa Edouard ndi ku rubuga rw'umusamariya mwiza ruyobowe na Reverend Claude rero nari no ku rubuga rwa East Africa rwitwa RRCBN Fellowship East Africa rero inomero zanjye ni 07 8 250 40 nasubiramo 07 8 250 40 yego ndabashimiye kandi nabo turi buganire bari budukurikire nabo mbahaye ikaze ndabishimira ndi umuntu ukunda kwakira abantu batandukanye dusengera kugira ngo iki kiganiro Imana igiherekeshe imbaraga zayo ego urakoze reka twubahe Imana
mwami Imana turagushimiye, dushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye uburyo waturinze, dushimiye uburyo waduteguriye kugera hano ku Iyobokamana TV. Shimiye umugaragu wawe wahaye akanya ko kunyakira, wampaye agaciro ndabyubahiye kandi ndabishimiye mwami. Urakoze rero twatangiranye nawe tuvuga imbaraga zawe, duhamya kugira neza kwawe ku bantu bawe. Niko nubundi wabivuze ko manuka uje gutabara uhetswe n'ijuru ukazana gukomera uhetswe n'ibicu, amaboko yawe akaturamira iteka. Nari hano nk'umugabo wo guhamya ibyo wakoze, ndimo mbivuga kugira ngo abankurikiye cyangwa se baduteze amatwi bumve kugira neza kwawe Mana. Uracyagira neza n'ubu ukomeze ugire neza abantu bawe, ubahereze umugisha, utabara batagira aho baba, ububakire nk'uko wanyubakiye, ukiza abarwayi nk'uko wankijije, uzura abapfuye nk'uko wanzuye mwami. Urakoze rero, amahoro yawe akomeze kubana natwe, udusezerera amahoro tukiva hano, uhereze umugisha abakozi bawe, nanjye ungeze mu rugo amahoro. Urakoze, wibuke nanone gufasha igihugu cyacu, ukomeze ucyambika imbaraga abayobozi bacu, turabasengeye, utesha agaciro ibyabatesha agaciro, uzamura ibendera ryo kunesha ku gihugu cyacu, maze uturindishe ingabo zo mu ijuru. Urakoze, nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen, amen.